nongeye kugusuhuza mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha. Ukundwa, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Urwandiko rwa 3 rwa Yohana, igice cya mbere, umurongo wa 2. None se umutima wawe uguwe neza? Nukuri nibyo nkwifuriza. Nukuri mu isi nta mahoro haboneka yuzuye, ariko ku Mana ho amahoro aba yuzuye. Ubu rero ndagarutse kugira ngo tuganire ku kibuto cya avoka. Ubushize twaganiriye kuri avoka ubwayo, ariko noneho tugiye kuganira ku kibuto cya avoka. Turakiganiraho mu magambo magufiya. Ntabwo nshobora kukubwira byose bibonekamo. Ibyo wakumva ntakubwiye ushobora we kubigerageza noneho ukumva icyo bitanga, ariko mu gihe ari umuti mwiza ibyiza nuko wabikoresha. Ndabashimira ukuntu mukomeje kubana nanjye, ndabashimira ukuntu mumpamagara mumbaza ibibazo, kandi nizeye yuko mwese mbasubiza. Murakoze rero, reka dusenge. Ndagushimiye Mana nzima, ndagushimiye kuko uri Imana ikiranuka kandi irebera hose icyarimwe. Ndagushimiye ko wemeye ko ngaruka nkuganire n'abana bawe kubyerekeranye no kwitungira amagara. Ndagusabye Mana, umuntu wese ugukeneyeho ubufasha ubumuhe kandi wumve gusenga kwe, kandi abikorane kwizera ibyo tugiye kuganira, bishyire mu bikorwa. Umwanzi umuteza ubunebwe atsindwe, kandi utsinde kuko uri Imana mu izina rya Yesu, amen. Tugiye rero kuganira ku byerekeranye n'ikibuto cya avoka. Ubushize twavuze ibyiza bya avoka bitarondoreka. Tubona yuko abantu bakwiye kuyirya ku rugero rurenze urundi, ari abagore batwite, abafite ibibazo by'imitsi, ibibazo by'uburwayi butandukanye, byagera ku bagabo ho bikaba akarusho. Nukuri Imana iduhe gushyira mu bikorwa inama tugirwa, kugira ngo tutazabazwa iki kibitsanyo Imana yaduhaye. Tugiye kuganira rero ku kibuto cya avoka. Abantu benshi, nako navuga ni hafi ya bose, ariko si bose, iyo bamaze kufungura avoka cyangwa bagiye kuyikoresha, ikibuto rwose gihita kijugunywa muri puberi, kiribagirana neza burundu. Nyamara hari icyo ubushakashatsi bwerekanye. Nifashishije urubuga rwitwa www.demotivateur.fr ndetse na www.l.fr. Izo mbuga nizo nifashishije kugira ngo tubashe kuganira, tumenye ibyazo. Bavuze yuko tutagomba rero guta ikibuto cya avoka, tugomba kukibika tukagikoresha, kuko bavuze ko ngo iyo tuwufashe avoka tukayirya tukajugunya ikibuto, tuba turiye 30, 70 tukayijugunya. Munyumvire namwe, icyo gihe nguba ujugunye 70% bya acide amine biboneka muri icyo kibuto cya avoka. Bagaragaje ko ikibuto cya avoka kibasha kurwanya ibibyimba, ndetse kikabasha no kurwanya ibibyimba bya kanseri. Bagaragaza ko kandi iyo ikibyimba cyahishije ugakora kagafu neza ukagashyiraho, bavuga yuko ikibyimba kimeneka vuba, kirashya noneho kikameneka vuba. Noneho mubitekerezeho ukuntu iwacu dushobora kuba dufite umuntu ufite ikibyimba, tukarindira kujya mu mafarumasi kujya gushakayo imiti, nyamara dufite ikibuto cya avoka aho ngaho, twakagombye kugisya ako kanya tukayungurura kariya gafu, tugahita dusigaho, wa muntu ikibyimba kigahisha kandi kikameneka. Barongeye batubwira neza yuko ikibuto gituma impyiko z'umuntu zikora neza. Bavuze kandi yuko kirwanya indwara zibasira umutima, ndetse kigafasha n'abadamu n'abakobwa bababara mu gihe cy'imihango cyangwa se ku mihango itaba kuri gahunda. Kandi iki kibuto cya avoka kibasha kurwanya indwara za diyare, ndetse n'umuntu wagize diyare cyangwa wagize ikibazo cy'iyo bitaga amacinya, ni ukuvuga ngo iki kibuto cya avoka kibasha kumufasha bigahagarara. Gifasha kandi ahariwe n'udukoko runaka, ni ukuri hagakira.
rero ukuntu bagitegura, ubundi uragisya mu kamashini kabugenewe. Niba ako kamashini utagafite, ubasha gukata duto dutoya ukatwanika nyine ukadusekura. Iyo udashaka kuyikoresha ako kanya, ntabwo urindira ko cyuma, kuko urindiriye ko cyuma ntabwo wazagishobora, ahubwo ukatakada dutoya bigishoboka. Noneho warangiza ugashyira mu isekuru, ugasekura, ukanika, ukabika ifu. Kandi nongere mbibutse yuko ari amafu twateguye ntabwo aba akwiye kubikwa igihe kirekire, kuko iyo abitswe igihe kirekire avamo udusimba dushobora guteza izindi ngorane. Ni ugufata ikiyiko kimwe cy'ifu y'ikibuto cya avoka, ugashyira muri litiro imwe y'amazi, ugacanira nk'iminota 10, warangiza ukabivanaho. Noneho ukajya unywa akarahure mu gitondo, akandi saa sita, akandi nimugoroba. Kandi iki kibuto cya avoka batubwira ko ubasha no kugikoresha maske yo mu maso, noneho bigatuma ugira uruhu rwiza. Impamvu kibasha kugutera uruhu rwiza nuko gikungahaye cyane muri collagen, kandi collagen ikorana n'uruhu rwo mu maso, uruhu bigatuma rumera neza cyane. Ushobora kuvanga n'amavuta ya huile d'olive, ushobora kuvanga na huile d'olive, none wamara kuvanga na huile d'olive ukisiga mu maso, ukategereza nk'iminota guhera ku 10, 15 cyangwa 20, ubundi ugakara mu maso ukisiga amavuta usanzwe wisiga, kandi bikakugwa neza. Kandi ni ukuvuga ngo uru ruvange wamaze gutegura, rwa rundi wacaniriyemo ikiyiko kimwe muri litiro imwe y'amazi, ukaba wabicaniriye iminota 10, bibasha kugufasha kuri rubaga impande, bibasha kugufasha kubabara umutwe w'uruhande rumwe. Mu by'ukuri bisa nk'ibitaryoheye akanwa kawe, ariko nagira ngo mbibutse yuko iyo ushaka kwitungira amagara ntubaza akanwa cyangwa akamenyero. Ikindi, umuhanga umwe yaravuze ngo ibiryohera akanwa cyane birangira bishaririye umubiri. Niyo mpamvu utagomba kubyitaho ngo ntibiryoshye, kuko narababwiye ngo nta kibiha nk'ibinini. Ikindi nagira ngo mbibutse ku bantu bafite ikibazo cy'imvubura zo mu muhogo, za tiroyide, abantu bagira ikibazo cya tiroyide, iyo unywa ariya mazi ruriya ruvange nababwiye, bibasha kugufasha ku kibazo cya tiroyide, kandi abantu benshi bagira icyo kibazo cya tiroyide. Hari akanini ka tiroyide umuntu afata buri munsi, ariko ako kanini kagira ingaruka mbi nyinshi. Ako kanini karabyibushya, ako kanini gakora ibintu byinshi bitari byiza. Niyo mpamvu nagira ngo nkugire inama, ugerageze rwose ujye ufata ibi byaremwe Imana yaduhaye nk'imiti. Ku bantu bafite ikibazo cy'amara adakora neza, nanone ruriya ruvange rubasha kubafasha, byatewe n'impamvu zitandukanye. Mu by'ukuri ibibazo by'amara mbabwiye, abantu bafite ibibazo byo mu mara ntabwo bakunda kubivuga, ahari bumva ari uko bibateye isoni. Ariko reka nkubwire, abana b'abantu bazi ubwenge baciye umugani baravuga ngo ujya gukira indwara arayiganira. Wowe uri gukurikira iki kiganiro, ndagusabye ngo wiherere, noneho ubikore, we gupfana indwara, ukore ruriya ruvange kugira ngo ubashe kwifashiriza amara yawe. Ku bantu bashaka kugabanya ibiro, ni iki kibuto cya avoka kibasha gutwika ibinure kandi ku rugero rwiza. Iki kibuto cya avoka kandi kigiramo muri cyo ibyitwa flavanol, birinda kanseri cyane, birinda kanseri zimwe na zimwe, kandi rwose bikazikumira cyane. Hanyuma ku bantu bafite ikibazo cya sima, bakwiye gukoresha iki kibuto cyane. Iyi fu y'iki kibuto ushobora no kuminjira kuri salade, ushobora no kuminjira ku mafunguro yawe ugiye gufungura, kandi bikagufasha.
ikindi gikurikiyeho ni ukuvuga ngo birwanya mikorobe kandi bikazica rwose. Rero ni ukuvuga ngo iyo ugifashe ukakibiza bibasha kugufasha muri ibi bintu byose nkubwiye. Iyo ushoboye kubikora ugashyira ku mafunguro yawe ugiye gufungura, ugashyira kuri salade, ugashyira se ku mafunguro ukaminjiraho hejuru, ni ukuri bibasha kugufasha. Nagira ngo nkubwire ngo uhereye uyu munsi wihangane, ntuzongere kujugunya ikibuto cy'avoka, ahubwo none uhereye none ujye ugikoresha nk'uko uha avoka agaciro, jyaba ariko uha n'ikibuto cy'avoka agaciro, cyane ko twabonye ko avoka ariyo ifite agaciro gakeya kurusha ikibuto cy'avoka. Imana iguha imyumvire myiza kandi iguhe gushyira mu bikorwa. None se ka kabazo njya mbabaza, ubu ibyo birakunaniye? Ibyo bizakunanira kandi ari ibintu byoroshye cyane koko. Gufata rampe ukarapa agafu gakeya ugahita ushyira mu cyayi ukabiza, ukabona ikiyiko cyuzuye ukabiza nk'uko uteka ibindi byayi, ibyo bizakunanira se nabyo? None se nkwinginge kugira ngo ubikore, ni ukuri eseya urebe. Eseya urebe. Hari umukecuru ujya utanga ibiganiro by'ubuzima, noneho akakubwira tumva, niba wumvise ibyo mvuze ukaba wumva ibyo bintu ari byiza, andika ngo je teste. Nuko bamwe bakabyandika abandi bakabyihorera, ariko icyo wari ukwiye gukora nuko wari ukwiye gushyira mu bikorwa. Nawe duhurire muri komanteri wandike uvuga uti ngiye kugerageza. None se birakunanira? Imana iguhe umugisha kandi iguhe imyumvire myiza, urwara ubukira mu izina rya Yesu. Mana ndagushimiye kuko uri Imana, ndagushimiye kubyo waremye byiza kandi ukabiduha kugira ngo bifashe imibiri yacu. Ndakwinginze ngo umuntu wateze amatwi iki cyigisho kigufiya, Mana umufashe, ndakwinginze, kandi bimugirire umumaro, kandi abikore abifungurane kwizera, maze umunsi umwe azatanga ubuhamya ashime avuga ati Mana warakoze kuko washyize imiti hafi yanjye kandi ikangirira umumaro mu gihe gikwiriye. Urakoze Mana nziza, reka ukomeze uduhe imyumvire myiza, maze umwanzi atsindwe utsinde kuri Mana mu izina rya Yesu. Amen.